Leontine Uwamariya. Wigaga ku kigo? Kuri Institut Sainte Famille Nyamasheke, kandi byambaye na motivation ko n'ibirenzeho nabikora ku buryo nakomeza gukora cyane nkazagera no ku birenze ibingibi. Ntabwo cyose imbambamizi nyine kugira ngo umwana usana umuntu bamaye ikigo cya Rwanda Coding Academy. Abafite ingamba zo gukora cyane hakomeza gukurikiza inama. Ku itariki 20 z'ukwezi kwa munani nibwo abanyeshuri bakoze examination babashe kuba babwirwa amanota, gusa ariko nanone ngira ngo ku bizamini ngaruka mwaka murabizi ko hari abanyeshuri baba basa nkaho batsinze mu gihugu bimwe birenze, bikaba ngombwa ko banahembwa ku rwego rw'igihugu. Ariko ndagira ngo tugaruke ku munyeshuri bita Uwamariya Leontine usa nkaho byari bigiye gusa nkaho nyine amanota ye cyangwa se ibyo yakoze bidahabwa agaciro bitewe n'ubuyobozi. Abayobozi bagiye bavuga ko sinzi niba iyi nkuru mwarayumvisha cyangwa se mwayumvisha, ariko ibintu byo ngiye kubasobanurira birambuye ko ubuyobozi bwagiye nyine bwasobanuye ko umunyeshuri umwe bwamushatse buramubura, gusa ariko atari uko yabuze, gusa nyine hari byinshi abantu bari kugenda bavuga ko wenda ngo hari ibyo nagiye mbona ku binyamakuru bigiye bitandukanye, abantu bapostinga ngo umukene ngo koko ngo ntahabwa agaciro. Nyine hari ibintu byinshi biri kugenda bivugwa ko uyu mwana asa nkaho nyine amanota yabonye kandi cyangwa se ibyo yakoreye atabiherewe agaciro. Tugiye kurebera hamwe turambure aya makuru n'impamvu uyu mwana yabuze cyangwa se yabuze kandi atarabuze. Ibyo byose tugiye kubirebera hamwe ngira ngo mwumvishe ko ngo abayobozi cyangwa se umuntu wakoze ibintu mu by'ukuri yibwirije ajya kuri televiziyo y'igihugu asaba imbabazi ati mumbabarire nakoze amakosa. Uyu mwana yaje kuboneka nyuma abandi baramaze gufata ibihembo, binavugwa ko we nyine ubwe umuhango yakorewe ngo uhenze kuruta mu mwaka ushize bakorewe cyangwa se abandi amafaranga yawushoyemo nyine ahangaha byarengereye. Ubwo reka twinjire muri Mineduc kugira ngo murabizi twihuse cyane. Nanone reka nkwibutse niba uri mushyashya ukeneye amakuru nk'aya ngaya y'ibanga cyangwa se amakuru nk'amindani kugira ngo usobanukirwe byinshi, reka nkwibutse ukanda subscribe niba uri mushyashya. Tekereza watsinze ikizamini cya leta ukaza ku mwanya wa mbere mu gihugu kumwe na abandi banyeshuri bari kumwe nawe bakajya i Kigali guhabwa ibihembo, ariko wowe ntuboneke. Kuki ibi byabaye? Niki cyatumye umunyeshuri wabaye uwa mbere mu Rwanda atagaragara mu muhango wo guhabwa igihembo? Ese Mineduc ntiyari yamumenyesheje cyangwa hari ikindi cyabaye? Uyu munsi umwanzuro w'inkuru y'Uwamariya Leontine, umunyeshuri wo muri ICF Nyamasheke waje ku mwanya wa mbere mu bizamini bisoza icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Uyu munsi tugiye kukubwira uko byagenze, impamvu atabashije kugera mu muhango ku gihe nuko ikibazo cyaje gukemuka. Kuwa 20 Kanama 2026 hatangajwe amanota y'ibizamini bya leta bisoza amashuri abanza n'icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Mu cyiciro rusange abanyeshuri babiri basangiye umwanya wa mbere. Abo ni Uwamariya Leontine wiga muri ICF Nyamasheke na Musonga Isimbi Ola wa Fawe Girls School. Bombi bagize amanota angana na 98.7%. Ni ukuvuga ko Uwamariya atari umunyeshuri watsinze gusa, yari umwe mu banyeshuri batsinze neza kurusha abandi mu gihugu cyose. Shyiramo graphic ya 98.7 minus then #1 or level. Ariko ikibazo cyaje kuvuka nyuma y'itangazwa ry'ayo manota. Umuhango wabereye i Kigali kuwa 20 Kanama aho abanyeshuri bitwaye neza bashyikirizwaga ibihembo. Uwamariya ntiyagaragayemo. Abantu batandukanye batangiye kwibaza bati umunyeshuri wabaye uwa mbere mu gihugu kuki atari mu muhango wo guhabwa igihembo? Mineduc yaje gutangaza ibisobanuro. Minisiteri yavuze ko yagerageje guhamagara nimero za telefoni z'ababyeyi be ba Uwamariya inshuro ebyiri, ariko ngo ntibitabye izo telefoni. Kubera iyo mpamvu umuryango ntiwamenyeshejwe ku gihe gihagije kugira ngo Uwamariya azabashe kugera i Kigali muri uwo muhango. Icy'ingenzi hano ni uko Mineduc ubwayo yavuze ko ibihembo bye bitari byasibwe.
yari kubihabwa igihe yari bubonekere. Ariko ku rundi ruhande umuryango wa Uwamariya nawo watanze ibisobanuro. Nyina Francoise Nyirantore yavuze ko iyo baza kubimenya hakiri kare ko umukobwa wabo ari buze kubona ibihembo nk'umwe mu batsinze neza kurusha abandi mu gihugu, bari gukora ibishoboka byose bakagera i Kigali. Ibi byatumye ikibazo gihinduka ikiganiro kinini. Ese guhamagara inshuro ebyiri ntibyari bikwiye gukurikirwa n'ubundi buryo bwo kumenyesha niba ubutumwa bwageze ku buyobozi cyangwa se ku muryango? Hari n'abavuze ko iyo telefoni ititabwe hashoboraga kugeragezwa ishuri, akarere cyangwa abandi bayobozi bari hafi y'umunyeshuri. Ariko ibi bitekerezo byatanzwe n'abantu batandukanye ntibabifataga nk'umwanzuro wa Minedius ko ari byo byagombaga gukorwa. Ku 21 Kanama 2026 umunsi wakurikiyeho uwo muhango, Uwamariya yageze ku cyicaro cya Minedius ari kumwe n'ababyeyi be, umuyobozi w'ishuri yigaho ndetse n'umuyobozi wungirije w'akarere ka Rusizi ushinzwe imibereho myiza. Aho niho yashyikirijwe ibihembo bye. Ibihembo by'abanyeshuri bitwaye neza byari birimo laptop, amafaranga y'ishuri y'umwaka umwe n'impamyabushobozi y'ishimwe nk'uko amakuru yatangajwe n'Imvaho Nshya abivuga. Bivuze ko nubwo atabonetse ku munsi mukuru ku 20 Kanama, amaherezo ntiyatakaje igihembo cye. Ariko iyi nkuru ntabwo ireba Uwamariya wenyine, ifite isomo rikomeye ku banyeshuri, ababyeyi n'inzego z'uburezi. Iyo umwana yakoze cyane agatsinda ikizamini ku rwego rw'igihugu, umuryango uba witeze ko azahabwa recognition ihanwe n'ibyo yakoze. Kandi ku rundi ruhande iyi nkuru itatwibutsa ko communication ari ingenzi cyane. Ubutumwa bushobora koherezwa, ariko ikibazo ni bwageze ku muntu bugenewe. Kuki iyi nkuru telefoni z'ababyeyi zageragejwe ariko ntizitabwa? Niho ikibazo cyo kumenyesha umuryango ku gihe cyakomotse. Uwamariya na Musonga bombi bageze kuri 98.7. Uwamariya aturutse muri ICF Nyamasheke, Musonga akomotse muri Fawe Girls School. Ibi bitanga ubutumwa ku banyeshuri bose bo mu Rwanda. Aho wiga so honyine hagena aho uzagera. Discipline, kwiga cyane, kwiyemeza no gukomeza gukora ibishoboka kugushyira ku rwego rwo hejuru. Ariko nanone iyi nkuru itanga ikibazo gikomeye ku buryo inzego zimenyesha abanyeshuri n'ababyeyi. Iyo umuntu ari uwa mbere ku rwego rw'igihugu, birumvikana ko umuhango wo kumushimira aba afite agaciro gakomeye. Niba telefoni zitaritabwe, ese ni ubuhe buryo bwakurikizwa kugira ngo ubutumwa bugere ku munyeshuri nk'uko abantu bari kugenda babivuga ngo ibi bintu bisubirwemo? Icyo ni ikibazo Abanyarwanda bashobora gukomeza kuganiraho, ariko ikintu dufite nk'ukuri ni iki. Minedius yavuze ko yagerageje guhamagara inshuro ebyiri. Uwamariya ntiyagaragara ku 20 Kanama, ariko ku 21 Kanama yaje guhabwa ibihembo bye. Ese Minedius yakoze ibyo yagombaga gukora nyuma yo kugerageza guhamagara ababyeyi inshuro ebyiri bakanga kwitaba? Cyangwa se ubwo iyo telefoni ititabwaga hari hakwiye gukorwa izindi nzira zo kumenya umunyeshuri wabaye uwa mbere mu gihugu? Andika igitekerezo cyawe aho hasi muri comment. Kandi niba ukunda inkuru z'u Rwanda zisenguye neza, kanda kuri subscribe.